Uyu munsi rero tugiye kureba ngo ni ryari kandi ni gute wakwikorera ikizamini cyo kumenya niba warasamye cyangwa se niba utarasamye. Ibi ngibi ni ibintu byoroshye cyane bihangayikisha abakobwa n'abagore. Ugasanga umugore arimo aribaza se ko mbona imihango ntagikunda kuyibona, narasamye sinasamye. Ugasanga arahangayitse afite ubwoba ariko ntabwo aramenya icyo gukora n'icyo kureka. Ugasanga umukobwa yahangayitse yenda gupfa ari kwibaza niba yarasamye cyangwa atarasamye nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko ugasanga yabuze icyo gukora kandi icyo gukora gihari cyoroshye kinamwegereye cyane. Rero ibyo ngibyo nibyo tugiye kureba. Ni ryari kandi ni gute? Icya mbere tureba ni ryari bitangira kugaragara ko wasamye. Kuko ushobora kubyisuzumira, kubyirebera cyangwa se ushobora no kujya kwa muganga, ariko kugira ngo ubyirebere cyangwa se unajye kwa muganga ku gihe, ni ryari bitangira kugaragara ko wasamye cyangwa se ni ryari wakwipima ukabibona. Reka nkubwire rero ko igihe wateganyaga kubona imihango iyo kigeze urayibura iyo wasamye. Nibura rero iyo utegereje icyumweru utarayibona wakora ikizamini. Impamvu bakubwira gutya ni ukubera yuko uramutse wigenzura, ni nayo mpamvu ndakuvuga ngo ujye wigenzura umenye ngo ujya mu mihango ryari, nyuma y'igihe kingana iki. Niba waba ufite ukwezi kudagurika ariko uba uzi ngo hagati y'itariki n'iyi ngiyi nzajya mu mihango, icyo gihe rero cya kizamini gisuzuma niba mu mubiri wawe nta musemburo wa human chorionic gonadotropin cyangwa se HCG uboneka mu mubiri wawe, kuko umuntu awugira ari uko atwite. Uyu musemburo rero wa HCG uza ari uko umugore yasamye. Uyu musemburo utangira kuvugurwa n'umubiri igihe igi rimaze gufata aho rizakurira amezi 9. Kugira ngo rero umubiri wawe uvubure uyu musemburo wa HCG uri ku rugero rutuma nukora ikizamini ugaragara bikakwereka yuko wasamye, niyo mpamvu rero usabwa gukora ikizamini nyuma y'ibyumweru 3 ukoze imibonano, kuko aribwo ubona igisubizo cyizewe neza. Kuko ubikoze mbere yaho ushobora kubona igisubizo cya negatifu ngo ntabwo utwite, nyamara warasamye ari uko ikizamini wagikoze kare ntikihite kibona wa musemburo wa HCG kuri mu mubiri. Rero nk'uko nari maze kubivuga, muganga kwipimisha yuko ubuze imihango nyuma y'icyumweru kimwe ubuze imihango, cyangwa se nyuma y'ibyumweru 3 ukoze imibonano mpuzabitsina yatumye ukeka ko wasamye, cyangwa se ikizamini ushobora kujya kukigurira muri farumasi. Ndi kukita ikizamini ariko ubundi ni agakoresho wagakoresheje kugira ngo ukore icyo kizamini. Ushobora kujya kugurira ako gati ukoresha cyangwa kugira ngo test cyangwa se pregnancy test muri farumasi ahakwegereye. Rwose ntiduhenda, usanga 500, ushobora kukabona 600, 1000, 2000, biterwa n'ikizamini uko kimeze kandi bigaterwa na farumasi yariyo. Uko bigenda rero, iyo ugiye kwipima ufata inkari, kubera yuko muri twa dukoresho dukunda gupima ko twite tugiye kuvuga ngo ni ibizamini bikunda kuboneka hano mu mafarumasi mu Rwanda, ni ibyo usanga bikunda gukoresha nyine kudushyira mu nkari. Ugafata icyo kizamini ukagishyira mu nkari. Rero ushaka akantu ugashyiramo inkari zawe, urugero akadobo gatoya, akabase gatoya, cyangwa se agakombe. Ureba icyo ubona ushyiramo inkari, mu bindi bintu ntibigire icyo bikwangiriza, cyangwa se wanangiza no kugikoresha ukakijugunya. Hanyuma ku bwa kabiri ugafata icya kizamini waguze. Ushobora kuba akenshi wakagombye kuba wabajije uwo muri farumasi uko bagikoresha, uwo wakiguzeho, kugira ngo uze kugikoresha neza. Ugafata ikizamini waguze rero, hanyuma ukagikoza igihe gito muri za nkari. Buri bwoko bw'ikizamini bitewe n'icyo waguze buba bugenewe igihe uzamara wakojejemo, ariko usanga bwa ari amasegonda make gusa, ntabwo ari menshi. Hanyuma warangiza ukagikuramo, ukakarambika ahantu, cya kizamini ukakirambika ahantu, ugategereza iminota mike gusa. Akenshi iyi minota usanga itarenga 5. Nanone ya minota utegereza nayo iterwa n'ikizamini. Ibisubizo rero ukuntu bibona, buri bwoko bw'ikizamini bugira uburyo bwo kureba igisubizo. Ubwo dukunda kubona hano mu mafarumasi mu Rwanda, usanga hakoreshwa ubugaragaza udukoni dutukura. Utwo dukoni dutukura rero ni udukoni tuza tugahita twica ahantu muri ka gakoni k'ikizamini. Agakoni kamwe kavuga ko utasamye. Iyo hiciyeho udukoni 2 dutukura bivuga ko wasamye. Iyo hajeho gusa ntihagire agakoni na kamwe kicaho, ubwo ikizamini kiba cyapfuye, ugomba gutegereza nk'iminsi 2 cyangwa 3 ugakora ikindi. Hanyuma cyangwa se nabwo ukaba wakongera ugakora ikindi muri ako kanya ukareba.
nanone iyo udukoni tutagaragara neza, icyo gihe ikizamini kiba wa musemburo mu mubiri uba utaragaragara neza, nawo wakagombye gutegereza iyindi minsi nk'itatu ukongera ugakora ikizamini. Hari ibindi bizamini rero bikoreshwa ugasanga kugira ngo kikubwire ko wasamye cyangwa utasamye ni uguhindura ibara, bakakubwira ibara uri bubone ukamenya ko wasamye, iryo uri bubone ukamenya ko utasamye, cyangwa se kuzana amagambo ugasanga byanditseho ngo pregnant cyangwa se not pregnant. Pregnant biba bivuga ngo warasamye, negative ukuramo. Ibyo ngibyo rero ni uko bigenda, ukaba uripimye ukaba urarangije. Wagiye ubibona kuri aya mashusho, ku kizamini ugifata ukagikoza mu nkari amasegonda make, warangiza mu minota mike gusa ukaba ubonye igisubizo. Iyo ubonye igisubizo rero ko wasamye, birumvikana uhita ugomba gutangira kwitwara nk'umugore utwite. Kandi nanone iyo ubonye igisubizo y'uko utasamye, niba wifuzaga gusama urongera ukagerageza ukareba ko uzasama, niba wifuzaga kudasama icyo gihe birumvikana uhita ujya guserebura. Ariko nkakubwira ngo noneho mu gihe biri imbere witwararike kugira ngo bitazongera bikakubaho kwa kundi. Ndagushimiye cyane rero.